nibyo nababwiraga rero abashyitsi ejo saa 8 bazaba basesekaye ikirori gitangiye cyashyushye byatari none se papa sava hazaba hari akagwa karari cyane ubwo bazana ibiryo hazaba hari ibiryo icyo kurya byose bizabihari inyama ubwoko bwose inka ingurube byose bizabihari hazaba hari na brushette yakubwiye ngo inyama zose zizahari bifu ihene inka urukwavu inkoko ubu buri kimwe azajya akora azajya avuga ati njye ndashaka iki tuzaba duhari papa sava habukereye ntabwo twabura papa sava murare neza nawe ubwo ejo tubabone rero reba ukuntu wanyerereje ariko nagukereje gusa saa 12 saa 12 wakina ubu ngubu urabona abantu ba mbere batatangiye kuzinywa ngenda kubwiye ngo aya masaha tugenda yanyaye barahera ku cyayi ibiryo ikintu cyose ngo mubwire warungu aya masororo urangara ugataha tuzuyemo ibiryo n'aka gakombe karimo inzoga urarara hanze uri kubona njye nyagaye ntagiye kuyuzuza umva ikindi kintu ahubwo wowe ugomba kwitaho ujye uhage umenye ko utaza kongera ku ibiryo washyizemo ayo masorori ibyo ndararira cyamaye nka tata mwaramutse neza bagendekeye bitese papa sava twe tuje muri cya kirori sasa karame ikirori kiri saa 8 ko muje saa 11 gusa ubu koko mwebwe uzi ko mutatuzi bura twe twubahiriza igihe ni ikintu twitaho muduhisa tukaza mbere yaho gato haracyari kare ko y'abantu buriri koko sava twanze kubicira gahunda zanyu intebe utungutu nutwo twitwaje turi buze kwicaraho babaye nese muricara umwihariko hano ni hari intebe zabugenewe papa sava twateganyaga ko twicara mu gikoni icyo gikombe papa sava batubwiye ko hari akagwa ntabwo bizanira ibyawe nta kintu nigeze mbatuma pe mbese urwagwa hari ibintu hari za jenika none ibirahure utambeshye turiya tuntu tungana amara koko umuntu wagira ngo abari kuri gata umuntu azana igikoresho gifatika n'ibisorori ibisorori twateganyije ko turi buze kuzanamo ikintu bita impamba tugatahana mu rugo urumva ntabwo twataha amara masa dufite abaturanyi pe